Kera habayeho inkende yari ituye ku nkombe z'uruzi. Iyo nkende yiberaga rwose mu giti cy'inkeri cyari hafi y'uruzi, ikaba yari itunzwe no kurya inkeri z'icyo giti. Yabagaho ubuzima bwuzuye umunezero kubera uburyo icyo giti cyeraga imbuto ziryoshye cyane. Igihe kimwe rero ingona yari ishonje, yakomeje kuzerera mu ruzi ishakisha icyo kurya. Iza kugera ahandi inkende iba. Ihageze ibona imbuto z'inkeri zaguye hasi, itangira kuziryaho yumva ziraryoshye. Irebye hejuru mu giti ibona inkende. Inkende itayitanguranwa irayibaza iti, "Wa ngona we urashaka iki hano?" Ingona iti, "Ndashonje cyane, nakomeje kuzerera muri aya mazi nshakisha icyo kurya, niko guhingukira hano." Inkende iti, "Ngahakira izi nkeri wirire." Ingona irarya yumva inkeri ziraryoshye cyane, ndetse yumva ziraryoshye kurusha za zindi yari yatoraguye. Ingona yarariye irahaga, irangije ishimira inkende. Kuva uwo munsi biba inshuti zikomeye, ku buryo ingona yakomeje gusura inkende hafi ya cya giti, bikaganira amasaha agashira. Umunsi umwe inkende yabajije ingona niba ifite umugore. Ingona iti, "Yego rwose ndamufite." Inkende iti, "Ngaho akira izi nkeri uzishyire umugore wawe, namara kuzirya uzamubaze ukuntu zimeze." Ingona yashyiriye umugore wayo inkeri. Umugore ati, "Uzikuye hese kandi?" Ingona iti, "Nazihawe n'inshuti yanjye, nibyo biryo byayo rwose ubuzima bwose." Umugore w'ingona yariyeho yumva ziraryoshye bidasanzwe. Umugore w'ingona amaze guhembuka inkeri yohererejwe n'inkende, yahise agira igitekerezo akigeza ku mugabo we. Ni igitekerezo cyagiraga kiti, "Niba inkeri ziryoshye gutya, ubwo inkende yaziriye ubuzima bwayo bwose yo yaba iryoshye bingana iki?" Noneho tekereza umutima w'iyo nkende. Umutima waba urenze, noneho niyo nyama banze naba ndiyirenze kuri iyi si. Niba inkeri ziryoshye bene kano kageni, ubwo umutima w'iyo nkende yaziriye ubuzima bwayo bwose waba uryoshye bingana iki? Ingona y'ingore yagize amatsiko menshi yo kurya umutima w'inkende ngo yumve ukuntu waba uryoshyemo. Igitekerezo imaze kukigeza ku mugabo wayo, ingona y'ingabo yaravuze iti, "Sigaho rwose, iriya nkende ni inshuti yanjye, ntabwo nakwemera kuyirya pe." Ingona y'ingore itangira kurira amarira y'ingona. Iti, "Rwose nunzanira iyo nkende nkayirya, cyaba ari cyo kintu cyiza unkoreye mu buzima. Nta kindi kintu nzongera kugusaba mu buzima rwose. Ndashaka umutima w'inkende." Ingona y'ingabo yabonye ingore yasisiye, ibona nta kundi yabigenza, yiyemeza kugambanira inshuti yayo kubera ko umugore wayo yashaka kurya umutima w'inkende. Irangije iribaza iti, "Ubu se nzabinyuza mu zihe nzira koko? Ubu inshuti yanjye nzayibwira ngo iki?" Ingore ihita izana ikindi gitekerezo. "Genda uzayibwire ko nagusabye kuyishimira kubera inkeri yanyoherereje, izahita iza, noneho n'ujya umutima wayo ndumva amatsiko yenda kuwunyica." Ingona y'ingabo yaragiye ibwira inkende iti, "Rero umugore wanjye yaranezerewe kubera inkeri wamwoherereje, none arashaka kugushimira." Inkende iti, "Ubu se namugeraho gute ko ntazi koga?" Ingona iti, "Wowe uranyicara ku mugongo, ntabwo uri bukenere koga, ndoga nkugeze iwanjye, umugore wanjye rwose agushimire, yaranezerewe cyane." Inkende yarasimbutse igwa ku mugongo w'ingona. Ingona yinjira amazi, igeze hagati biyanga mu nda, irangije isaba imbabazi inkende. Yarayibwiye iti, "Inshuti yanjye rwose umbabarire." Inkende iti, "Se byagenze gute nshuti? Wakoze iki gituma unsaba imbabazi?" Ingona iti, "Rwose nabuze uko mbigenza, umugore wanjye yamaze kurya za nkeri wamwoherereje." Arangije aribaza ati, "Niba ziriya nkeri ziryoshye kuriya, ubwo inkende zirya buri munsi, umutima wayo waba uryoshye gute? Umugore wanjye rero yansabye ko nakuzana akakurya umutima ngo yumve ukuntu umeze. Umbabarire rwose nabuze ukuntu mbigenza. Umugore yararize araboroga ngo arashaka kurya umutima w'inkende. Niko kukujyana rero ubu ngubu ngushyiriye umugore ngo akurye umutima." Inkende yakubiswe n'inkuba. Inshuti yayo magara iyishyiriye umugore wayo kugira ngo umugore ayirye umutima. Inkende yumvise bikomeye ariko yiga ubwenge. Irangije kubita agatwenge iti, "Kwe, ni icyo ngicyo umugore wawe ashaka? Ndakimuha rwose. Umugore wawe arashaka kundya umutima?"
umutima wanjye ndawumuha ariko harimo ikibazo. Ingona iti ni ikihe kibazo? Inkende iti ikibazo ni uko utigeze umbwira kare. Umutima wanjye nawibagiriwe muri cya giti niberamo. Ubwo byansaba ko nsubiza muri cya giti nkajya kuwufata nkawuzanira umugore wawe. Ingona yasubijeho inkende, bigezeho inkende ihita itaruka yurira cya giti, irangije n'umujinya mwinshi ihita ibwira ingona iti ikigoryi gusa. Ubu se watekerezaga ko ari iyihe nyamaswa yabasha kubaho idafite umutima? Genda kuva uyu munsi umubano wanjye nawe urangiriye ahangaha. Inkende yakomeje kubaho mu mahoro, inkuru irangira gutyo. Isomo ririmo rero burya abana na bose, usabane na bose ariko wizere bake kandi ntukizere buhumyi. Bana na bose usabane na benshi ariko wizere bake cyane, nabo wizera kandi ntukabizere buhumyi. Ntuzatungurwe nuko muri iyi si abo uzashyiraho icyizere cyawe cyose aribo bazakugambanira mu buryo bworoshye cyane. Sika bagukomera amashyi bose bagushyigikiye, sika bagusekera bose bakwishimiye. Umugambanyi wawe wa mbere ukomeye mubi nuriya wahaye icyizere cyawe cyose. Umubeshyi wawe ukomeye nuriya wizeye kurusha abandi. Umuntu wahaye icyizere akubeshya byoroshye. Umuntu ugutuburira nuwo wahaye icyizere. Umuntu ukugambanira nuwo wahaye icyizere. Hari igihe rero akugambanira kubera abantu akunda. Umugabo ashobora kugambanira inshuti ye magara kubera ibyo umugore we akunda. Umugore akagambanira inshuti ye magara kubera ibyo umugabo we akunda. Abantu benshi badutuburira, abantu benshi batubeshya, abantu benshi baduhemukira muri buno buzima, hari igihe babikora kubera abo bakunda. Ni kimwe nuko iyi ngona yagambaniye inshuti yayo kubera umugore wayo. Umuntu ukubeshya neza rero nuriya uba wahaye icyizere cyawe cyose. Niyo mpamvu nta mpamvu n'imwe yo kwizera buhumyi. Hari ijambo twigeze kwiga mu nzu y'ibitabo, mu ijambo ryahindura ubuzima, rivuga ko kugambana no kwanga bitabaho rimwe gusa. Kugambana no kwanga ntibibaho rimwe gusa. Ntugakore ikosa ryo guha amahirwe umuntu wigeze kukugambaniraho bwa rimwe n'ubundi yakongera akabikora. Ntugakore ikosa ryo guha amahirwe umuntu wigeze kukwangaho bwa rimwe n'ubundi yakongera akabikora. Umuntu wigeze kukwamburaho bwa rimwe yakongera akabikora. Uwigeze kukubeshyaho bwa rimwe yakongera akabikora. Uwigeze kuguhemukiraho bwa rimwe yakongera akabikora. Kugambana, kubeshya, guhemuka ntibibaho rimwe gusa. Ni ijambo twigeze kwiga, abantu benshi banarishidikanyaho bavuga ko umuntu ahinduka. Burya buri wese abyakira uko abyumva, ariko wari waritugejejeho yatubwiye ko afite ubunararibonye buhagije bwo kwemeza yuko kugambana, kubeshya, guhemuka, gucana inyuma ntabwo bibaho rimwe gusa. Umuntu wabikoze rimwe ashobora kongera akabikora. Kandi burya niba inshuti yawe ikweretse ko atari iyo kwizerwa, ikakwereka kwihugiraho, wiga kubaho utayifite. Niba inshuti zawe zihora ziguhemukira, zihora zikugambanira, zihora zikubeshya, ku ruhande rumwe ni ikosa ryawe. Iyo abantu bakweretse ko ari abantu babi, ko atari abo kwizerwa, wiga kubaho utabafite. Bana na bose, usabane na benshi ariko wizere bake, kandi ntugakore ikosa ryo kwizera buhumyi. Ntuzigere ukora ikosa ryo kwizera buhumyi rwose.